ngushimire wowe ukomeje kunkurikira. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, subscribe, please, and ukore like na share. Nzi ko tuzagira ibihe byiza. Kandi wowe wamaze gukora subscribe, merci beaucoup, thank you, thank you, thank you. Kuri yose kuri Ngendahayo, uri i Burayi, nawe wamaze gukora channel ya YouTube ivuga ku buzima bw'imibereho ya buri muntu kandi ishobora guhindura ubuzima bwawe, ivuga ku iterambere. Nzi neza ko natangiye kumutereta kugira ngo azaze aduhe tips ku biganiro, uburyo nawe abona urubyiruko, abantu bo muri generation yacu batera imbere, kandi ari kunyemerera. Donc tuzavugana ku masaha n'umunsi, hanyuma azatubera umushyitsi. Ariko good job Manuel, good job, good job. So uyu munsi rero ntabwo ndibubatindire, ndavuga ku kantu gato cyane. Ndavuga kuri nateguye ikintu nise itegeko ryo kujera agashahara winjiza. Donc itegeko ni nka guidelines cyangwa se rule. Ni akantu gashobora kugufasha kugira ngo ujye wirinda argument zo kuvuga ngo kuki njera nabi, kuki ibintu bitari kugenda. Donc utekereza umushahara wawe ko ungana n'imbumbe 100%, hanyuma ugabanyemo 50%, 30%, 20%. So icyo nshaka kuvuga ni ibintu byose dukora bibumbiye mu buryo tudepansa amafaranga. Umuntu yagombye kwiporogaramu ku buryo atagira amafaranga arenza cyangwa se ngo ayohereza hatagombye kujya, kuko iyo amaze kubikora gutyo bishobora kwafekta mu by'ukuri uburyo abayeho. Iyo bimaze kwafekta uburyo abayeho rero, kandi akenshi byafekta mu buryo butari bwiza, usanga agize ikibazo cy'uburyo azabasha gukomeza kubaho igihe yabuze amafaranga. So ubwo buryo rero na summarize nashyize hamwe, nakoze research usanga ni 100%, ubreakingamo ibice bitatu, 50%, 30% na 20%. Byose iyo biteranyije bibyara 100%. 50 rero nayi 50%, nafata reka nze sharing my screen, nafata umushahara 50% by'umushahara akajya muri besoin si première, ibintu uzi neza ko udafite, udashobora kuba utabifite. Turi kuvuga amafaranga ya mitiweli, donc kwa muganga, cyangwa health insurance, turi kuvuga life insurance, turimo turavuga ibyo kurya, turi kuvuga ibyo kunywa mu rugo, turi kuvuga amafaranga yo kwishyura iby'ibanze, donc bya bintu umuntu yishyura buri kwezi avuga ati ngomba kwishyura iki, ngomba kwishyura kiriya, ngomba kwishyura kiriya, ibyo byo ubizi ko ugomba kubyishyura kugira ngo ube aho uri. Ibyo rero ntibyagombye kurenza 50%. Niba uruzi birenga 50%, ubwo wagombye mu by'ukuri kureba niba ukwiye kuba uri ahantu wagombye kuba uri. Niba urya ibiryo birengeje 50 ku mafaranga 100, ugomba kubicuma nyine ugahindura. Niba waryaga inyama ukazigabanya, niba waziryaga buri munsi ukazirya rimwe mu cyumweru, niba waziryaga rimwe mu cyumweru bikarenga 50%, ugomba kuzishyira rimwe mu kwezi. Okay? So ni urugero ndi gutanga, ntimubifate nk'intoza, ni urugero. Dore ugomba kongera ukavisita ukavuga uti ni iki kintu nagombye gukata kugira ngo depense zanjye zigume munsi ya 50 kuri besoin primaire. Niba uba mu nzu ukodesha ikaba ituma urenza 50% bya needs zawe, ubwo nyine shaka iyindi. Sino uri kwitera muremure kandi biba bizakugora. It's a matter of time. Hari ahantu uzagera nyine bikakugora, ubundi ugatangira kugira depression. Igice cya kabiri, 30% yagombye kujya muri bya bintu umuntu yifuza. Impamvu habamo confusion hagati ya needs na wants, nuko abantu akenshi baba bashaka kwigurira ibintu bashaka, apana ibyo bakeneye. Na niyo mpamvu usanga mu mazu yacu haba harimo ibintu bistotse bimaze nk'umwaka bitarakora. Ni ukubera ko uriya muntu wakiguze, nanjye ndi munsi n'umutagatifu, uca ku nkweto nziza iba ari nziza ako kanya ikakurasa, ugahita uyigura, warangiza ikaba imanitse yari kuri shelf umwaka wose, imyaka 2. Ni ukuvuga iki? Tuba twafashe amafaranga tukayakoresha mu byo twifuza cyangwa mu biturasha ako kanya, ariko atari byo dukeneye. N'ikimenyimenya ahubwo ibyo dukeneye, za needs, usanga bitugora kuzishyura cyangwa tukazishyura twijujuta, tubifandinga twijujuta, kubera yuko
tuba twumva turi oblige yo kubikora, ariko ibyo dushaka tubikora na loisir. Iyo loisir rero bituma, kuko tubikorana ni nko gushyuhaguzwa no kumva bishimisha ibyiyumviro byacu, donc ugasanga nyine tubisipendingamo amafaranga menshi kuruta ibyo twagombye gukora by'ibanze. Rero niba wibona utanga amafaranga mu byo ushaka kuruta ibyo ukeneye, ugomba guhindura. Ntiwiyime ariko nturenze. Icyanyuma reka mbanze ngubaho urugero rufatika hagati wenda ya needs na wants. Reka tuvuge yuko witegereje dushe yawe, uravuze iyi dushe nkeneye kuyirimodelinga nkongera nkayikora, wenda kuko wagiye kwa runaka ugasanga bafite dushe itandukanye n'iyawe. Mu by'ukuri ibyo ni icyifuzo, ariko ntago mu by'ukuri ari ikintu gikenewe. Ariko reka noneho tuvuge yuko usanze amazi ari kuva, ari kujojoba kuko robine iva. Icyo ni ikintu kiri très important ugomba gukemura byanze bikunze, kuko gishobora gutera isuri utagikemuye. Okay? So ugomba rero gukora diferanse hagati y'ibyo ukeneye n'ibyo ushaka, cyangwa se bigendanye n'amarangamutima yawe. Okay? So 20% rero asigaye ni hahandi ushyira muri goals z'igihe kizaza. Iyo nshatse nanayigabanyamo kabiri nkagira 10% 10%, imwe nkayishyira mu kabando k'iminsi ucakaruka kakabika kure mu zabukuru za retirement, irindi 10 rikajya muri emergency fund, hahandi uvuga uti mu myaka 5 nzakenera kugura ipine ry'imodoka, mu myaka 10 nzakenera gusimbuza imodoka, igisenge cy'inzu amabati azakenera gusimburwa, amadirishya ejo bundi azaba agize gute. Ibyo ugatangira kubizigamira none, ariko bifite igihe determine, ukavuga uti mu myaka 10 nzaba nyakeneye. Murumva? Ariko irindi 10 risigaye ryo ni iryo uzakenera mu gihe utazaba ugikora, mu gihe uzaba warahagaze gukora. Wagombye kubika 10% by'amafaranga ukorera. However, nta wagombye kuyabika muri banki. Muri banki ni nko kuyashyira mu mwobo urimo imungu zikajya ziyarya, kuko banki yafata ikayacuruza kandi nta kintu ikungukira. Wagombye gufata rya 10 rikajya mu investment vehicle, aho rizajya rikungukira. Donc amafaranga wagombye kuba ari kugukorera kuruta uko wowe uyakorera. Niba amafaranga atari kugukorera kuzageza ushaje, wowe uzayakorera kugeza ushaje. Ubwo rero ugomba guhitamo icyo ugomba gukora. Ariko amafaranga ntabwo azagukorera utayafite, utanayashyize yanga gukorera. Bisaba rero yuko uzagira gute, bizasaba yuko uzayabika ukayinvestisa, agakura akiyegeranya, kugira ngo abashe kugira nayo akugarukire. Okay? So nizere rero yuko iki gitekerezo kikugiriye akamaro. Niba ufite igitekerezo gitandukanye nacyo wambwira. Ese wowe experience yawe ni iyihe? Wowe ukoresha iyi strategy? Ese wowe mu buzima bwawe bwa buri munsi urabona ibi ngibi koko byakunda? Mwibuke ko hari inflation yateye. Inflation no kuvuga ibiciro by'ibiribwa na service bigenda bizamuka, ariko mu by'ukuri umushahara utazamuka. Bishatse kuvuga ko ifaranga rero rigenda rita agaciro. Ntago byitwa ubukene. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Umukene ni umukene nyine. Inflation ntago ari ubukene. Inflation ntitera ubukene, ahubwo inflation ni uko umuntu aba adashoboye kubaho mu buzima yari asanzwe amenyereye, kubera ko ibintu byazamuye agaciro. Bisaba rero yuko uba ugomba kongera ukajustinga, donc ukongera ukarevisita depense zawe, ukazigabanya, ugakora ku buryo zigendana no kuzamuka kw'ibiciro. Uravuga uti sibyo birashoboka? Yeah, birashoboka. None se niba mu myaka 10 ishize akadomoro k'amata karaguraga idolari rimwe, uyu munsi kakaba kagura 3, umuntu wabitse idolari rimwe muri banki uyu munsi ntashobora gutwara rya dolari ngo ajye gutwara ajye kugura akadomoro k'amata ngo bakamuhe. Ntabwo bashobora kukamuha. So bisaba rero yuko amafaranga yawe aba atari muri banki, agomba kuba investi muri market, aho azamuka na inflation, hanyuma ukabasha guhangana n'ibiciro byo ku isoko. So ndagushimiye rero kubera ko wabashije kugendana nanjye. Nizere ko ino video ikugiriye akamaro. Niba itakugiriye akamaro, ushobora gushyira muri commentaire ibyo wumva na topic wumva navugaho, ariko sino nahakagaruka. Nizere ko twagiranye ibihe byiza. Again,
like, share, subscribe ku muntu ugeze ahangaha bwa mbere kugira ngo na video zindi ngenda nkora ujye uba mu ba mbere bazibona. Okay, so ndagushimiye rero, ciao ciao.